Muri iki gihe nibwo twavuga ko AI ziri mu kazi gakomeye cyane ziri kugenda zifasha aba content creator ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye muri rusange kuba bazibyaza umusaruro zikoresha amafoto ndetse n'amavideo, abandi bakazikoresha mu buryo bwo kuzikoresha thumbnail bashyira ku biganiro byabo cyane cyane bya YouTube. Muri iki kiganiro ngiye kuba twaganira ku ngaruka mbi cyane za AI cyane cyane kuzikoresha ku rubuga rwanyu rwa YouTube. Niba waramaze kuba wakoresha AI ku rubuga rwawe rwa YouTube, nakubwira ko YouTube channel yawe ishobora kuba iri mu marembera cyangwa ikaba iri kurindimuka muri ubu buryo ngiye kubona gusobanurira ahangaha. Reka ngushimire wamaze gukanda subscribe ku Ihozo TV, ngiye tujye kubona muri iki kiganiro returu. Mu buryo bwo kwica YouTube channel yawe rero biturutse kuri AI n'ubungubu hari murabizi neza ko hari uburyo bukomeye cyane ujya kwa uploadinga nk'ikiganiro cyawe kuri YouTube bakaza kuba bakwereka uburyo niba ari AI ugiye kuba wakoresha kuri izo video cyangwa muri izo ndirimbo, ukabanza ugahitamo iyo option. Imaze kuba wahitamo iyo option, cyane cyane YouTube igenda nk'umuntu uri kureba video za AI bikaba byamworohera kuba ya video ihita imugeraho. Ubwo buryo rero nanone niba ari video isanzwe, abantu benshi bakunze kuba batagira kuri iyo step nyine ngo babanze bahitemo niba ari AI yagiye kwa uploadinga cyangwa niba ari video ya content original agiye kuba ya kwa uploadinga. Iyo content nashobore kuba yagira ate, nashobore kuba yahitamo iyo option. Ariko ahangaha nagira nkubwire ko YouTube yashyizeho ubwo buryo, akaba ari nayo mpamvu YouTube channel zikoresha AI zivanga na content za original bishobora kuba byazigiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko icya gihe YouTube hari igihe ijya kwamamaza nka video yawe cyangwa ikamamaza YouTube channel yawe, ariko yajya kureba igasanga ya YouTube channel yawe iri kwamamaza ntiri gusobanukirwa neza niba ari original cyangwa niba ari AI. Ibi ngibi bikaza gutuma video yawe cyangwa YouTube channel uko ugenda uploadingaho video zigize aho zihure na AI, ariko nayo bikaza kuba byayicanga bigatuma YouTube igira channel yawe wajya uploadingaho bikiganiro bikarangira igize itacyamamaje mu buryo butunguranye, nawe bikaba byagutungura. Ikindi, abantu bakoresha thumbnail ya AI hari igihe umuntu agenda akareba akabona izo video zawe akabona ntago zifite ireme rihagije, akabona nta karite ya original zifite, kuko niba ari nka thumbnail wakoze iba yayikoze neza mu buryo rwose ubona bunogeye ijisho ndetse n'uburyo busobanutse, ariko ahangaha birangira umwimerere utakaye burundu. Umuntu yayireba akavuga ati izi ni za AI, nyamara content yawe wari wicaye umwanya munini cyane urayitegura, avuga ati i content ngiye kuyitegura ngiyi ko nayiteguye, ariko uyisugira utya ya video yawe uyuploadinze uyikoresheje thumbnail ya AI, nyamara YouTube yaza kuyikubarura ngo irebe niba icyo uploadinze ari AI cyangwa ari content yawe original, igasanga biragize bite biravangavanze, bikaza gutuma YouTube rero itagira itamamaza ya video igahita iyihorera. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona hari igihe uri kwa uploadinga washyizeho thumbnail nziza isobanutse ndetse wakoresheje AI, ariko ukagenda ubona hari uburyo video zawe zigira zigenda zimanuka. Niyo mpamvu rero inama nzima naza kuba nakugira ku musozo w'iki kiganiro, uze kuba wayandika ahantu ndetse unayikomeze iteka ryose, kuko izagira izagufasha mu gihe cyose uzaba ugikeneye kuba content creator. Ariko ibi byose ntabwo bireba imbuga nka Facebook, Instagram, TikTok ndetse n'izindi. Ibi byose biranakubwira ko bireba YouTube. Niba ufite YouTube channel yawe uyu munsi ukaba wakoreshaga thumbnail ya AI, icyo gihe nakubwira ngo hita uhagarika, cyangwa niba ugiye kuyikora ubanze uhitemo uvuga ati ngewe ndaploadinze ariko ngiye guhitamo AI ko ari video ya AI nagize nakoresheje, kugira ngo YouTube nijya kuyamamaza nubwo ari content yawe wikoreye ivuga ati ngewe ngiye kuyamamaza mu buryo bwa AI. Ibi byose bikaba byagira bite, bikaba byafasha bamwe niba abantu bakunda kureba za video z'ama AI byo kuba byahita bagerwaho na ya content yawe bakagira bate bakayireba. Ariko uyu munsi rero niba uri kwa uploadinga video yawe ukayishyira aho ngaho ukituriza nakoze thumbnail na AI, ibyo ngibyo ukumva ko ari ibintu bigize bite birangiye, nakubwira ko ari ibyago bikomeye cyane bizarangira YouTube yawe itari kwamamazwa biturutse kukuba nta buryo nta mwanya ifite, kuko ntago ari AI nta nubwo ari na content yawe original. Urumva ko bizagira bite bizarangira video zose uri kwa uploadinga zigenda zimera nkaho zitazamuka, birangire channel yawe igize ibuze recommendation, kubera
kubera ko yabuze icyiciro igira ite, yabuze icyiciro ijyamo. Ibi rero naje kuba nabitekereza ndetse njya gukora ubushakashatsi bugize bute bwimbitse kugira ngo nze kuba nabugeza ku bantu, kuko muri iki gihe ndimo ndabona abantu benshi cyane barimo baritabira ibintu byo gukoresha AI cyane, kubera ko yoroshya akazi. Niba ari nk'iyo foto ugiye gukora, biraba byakorohereza kuba iyo foto diregite wahita uyikora kurenza uko ushobora kuvuga ati ngiye mfashe umwanya ngiye kuba najya gufotora ifoto wenda runaka nifuza, kuba wavuga ati ngiye wenda ngiye kuba nakora thumbnail. Niba thumbnail wayikoraga wenda iminota 20 cyangwa 30, ariko uyu munsi thumbnail uri muri icara ugahita uyikora byibuse. Iyo bibaye byinshi ufite internet ihagije, byakubanye byinshi cyane, ntabwo bijya birenga umunota umwe iyo thumbnail yawe ikabirarangiye. Niba ari ukahita uyidownloading ukayishyira muri Photoshop direct, ugahita uyiha size ijya kuri YouTube, noneho bikabigize bite bikaba birarangiye. Ariko ibi ngibi ni byiza cyane, ariko inama nakugira uyu munsi rero, niba wakoreshaga ubwo buryo, menya ngo niba ari nka thumbnail ugiye gukora, shaka ifoto yawe ifite karite, ndetse nubona AI imaze kuba yakangiza ya foto wakoreyemo thumbnail, uyibwira uti iyi thumbnail yihoreye, uhita urekera kuyikora, kubera ko nukomeza kugira ute, nukomeza kuyikoresha bizarangira content za abantu bazibona nkaho ari bikinisho biri aho ngaho, karite ntayo zifite. YouTube ibanza kuyambura karite, wenda ukagumana ya audience yawe kubera ko ikuzi ko content zawe ukora wenda atari AI, ariko YouTube yo iba yamaze kukwambura karite. Noneho icyo ubusigaranye, niba abafana bawe basanzwe bavuga bati, niba ari nka Hozo TV bamaze gukanda subscribe bakavuga ati ndabizi ko bakora content za original, ariko YouTube yo iri yamaze kunshyira mu direct, yamaze kunshyira ahantu mu kavumo kagize gate kagaragara nkaho njyewe nta karite runaka y'ibiganiro nkora. Niba ari ibiganiro ndi gukora ntago ari AI, ndetse nta nubwo ari na original. Ibi rero bikaba byagize bite, bikaba byahita bituma ya channel ikomeza kugira uti, ikomeza kwangirika, kubera ko abantu bari buze kureba niba abandi bakaza subscribe, ariko kugira ngo ize kuyamamaza ku bantu runaka bakunda kureba za content, biraza kuba ikibazo gikomeye cyane, kuko ntago ndi gukora AI, ntabwo ndi gukora video ya original. Ibyo rero bikagira bite, bigatuma YouTube channel yawe itazamuka rwose pe. Nakubwiye ngo dukora content nziza, tukaba twakora buri kimwe cyose, ariko turimo turazangiza cyane kuri ubu buryo dukoresheje AI pe. Birabangamye nawe nujya guscrollinga uri kureba akenshi cyane, kugira ngo uze kuba wafungura content zikoresheje thumbnail y'ama AI, naho ubwa buraza kumva ko bigiye kugira bite, bigiye kugutera ubute bukomeye cyane, ukavuga ati ubuse ibi ngibi si bya bintu biri aho ngaho by'ikinisho, akabona nk'ibintu bidafite nawe ubwe karite. Ibyo byose nyine bikaza bituma umuntu mushyashya wenda utazi content yawe ukora yagira ati yahita scrolling akikomereza, kubera ko ntagashaka gufungura ibyo bintu byawe, kubera ko arabona nawe ubwe mu shisho rye ntareme. Icyo gihe rero abantu ushobora kuba wasigarana ketse, wenda nk'abantu batazi AI uburyo zikora, wenda akaba yavuga ati kundeba wenda iyi thumbnail iri kuvura, akaba yagira ati akaba yifungura. Ariko niba utari thumbnail yawe, niba ari nk'abantu runaka wakoresheje ikiganiro, ukaba atari bo uri gushyiraho, ahubwo ukifashisha ibintu byo gukoresha AI cyane, icyo gihe nakubwira ko birimo biragira bite, urimo urarangira mu buryo bukomeye cyane. Ibanga rero ahanga nakumenera rikomeye cyane, niba ukoze content yawe ukavuga ati wenda ngende content yanjye ni original, fata thumbnail yawe isanzwe, niba waba utazi kwikora neza, ndetse uvuga ati ndapfa guterateranya wenda kugira ngo nze kuba nabyarangira ngize ne nkoze n'ubundi thumbnail yanjye ikizite isanzwe. Ikindi wakora rero ahangaha, niba uploadinze ikiganiro cyawe ukabakoresha thumbnail ya AI, munsi ushobora kuba wagenda ukandikamo not AI, ukayitaginga nyine, kugira ngo YouTube niza kuba yajya kwamamaza video yawe, ize kuba yahita imenya ko content yawe atari AI, wenda ikativuga ati reka nzacishe mu ijisho, kubera ko nabo bafite ibyuma nyine bigira bite bikontorora video wamaze kuba uploadinga. Rero nubwo waba utashyize muri cya gice, ariko niba wayitaginga ukavuga ati ini not AI, ushobora kubishyira kuri channel cyangwa ukabishyira munsi ya video. Ibi ngibi bigira bite, bishobora ko byagufasha gutuma YouTube iri buze kuba muri video iri bubarure ivuga ati nubwo uyu muntu ataje ngo yemeze ko ari AI cyangwa atari AI, ariko ahangaha biragaragara ko yamaze kuba yabisobanura yo ubwayo mbere yuko yamamaza ya video yawe, ikayisharinga mu bandi bantu, yabanza kugira ute, ikaba yabanza kwanaliza neza, ikabanza ikareba koko niba ibyo wavuze ari ukuri, niba video zawe atari AI, niba inkuru zawe atari AI. Ibyo rero byose nakubwira ko ari ibintu byiza cyane. Ariko uyu munsi nuza kureba abantu
benshi cyane bari kwifashisha AI, usibye kuba wenda yavuga ngo uyu muntu ndamuzi akora content ya original nziza, uwo muntu niwe uri buze kuyagira ati niwe uri buze kuyafungura iyo video. Ariko niba ari umuntu mushyashya biraza kugorana kandi azi neza ibintu bigezweho by'iki by'ama AI, arabizi neza ko video zawe ucuruza ntago ari AI. Icyo gihe rero urumva ko nawe ni ikibazo gikomeye cyane. Rero reka mbashimire rero mwese mwamaze kuba mwakanda subscribe ku Ihozo TV, ndetse mbabwire nti mukomeze kugenda mudushyigikira, mwagura mukusharinga, mushyiraho ibitekerezo byanyu, mukanda like kugira ngo tujye dukombesana natwe twishime cyane, tugire dutya dukore ibiganiro birenze bya mbere kandi bimeze neza cyane. Reka mbashimire rero, twa turi kumwe mukomeze kugira ibihe byiza.